ninjye mugeni bafungiranye mu rukiko twabuze amafaranga yo kwishyura imodoka abantu twajyanye bose bari bamwishyuye kuko imodoka niwe wari wayizanye amafaranga arayarya shoferi rero aramfungirana muri tagisi arababwira ati uyu mugeni ntari busohokemo hano ndi mu bitaro rero botike yarayigurishije ayigurisha ntahari abizi ko ndwaje umwana arangije aragenda nabwo telefone ayikuraho anyiba ibikoresho byose byo mu nzu abizi neza ko ansigiye abana 4 bakeneye kurya bakeneye kwiga abizi neza ko ansize iwacu mu rugo. Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe. Suje cyane abakurikiye Impanuro TV, amahoro y'Imana abe kuri mwebwe mwese mudukunda kandi mukurikira ibiganiro byacu bitandukanye cyane. Ndamburiye ibiganza abantu bose bakurikiye Impanuro TV ari ubwa mbere, babwira ngo ikaze ku biganiro byacu kandi nizere ko muraza kugira ibihe byiza. Mu kiganiro cy'uyu munsi uraza kwiga, uraza kumenya kandi uraza gufashwa na byose, uraza kuganirwa hamwe muri kino kiganiro. Ni ikiganiro maze iminsi cyane ntekerezaho, ariko cyaje nyuma yuko naje kumenya ubutumwa cyangwa se ubuhamya bw'uyu mubyeyi Asia. Ni umubyeyi wantunguye cyane biturutse ku buhamya bwe namenye mu gihe gito, kandi nari maze umwaka urenga muzi, ariko ntazi mu by'ukuri ikiri muri we. Mu buryo bugoranye cyane naje kubimenya, kandi uyu mubyeyi muramuzi yitwa Jeannette. Ni umwe mu bantu nagize umugisha wo kumenya mbere, ariko ntabwo twabashije kuganira, ariko nizere ko muri kino gihe tugiye kwicarana hano, ndetse n'ikindi tuzagenda dufata mu biri imbere, tuzajya tugenda tumenya byinshi cyane bitandukanye. N'ababyeyi bahuriye ku kintu kimwe, burya kenshi tugenda tugaruka ku bijyanye n'ubuzima bwite bwa muntu, ariko cyane cyane bituruka ku rushako kugira ngo bigenda neza. Rero mpisemo gufata uyu mwanya kugira ngo nganire nabo. Ni ababyeyi bahuje amateka, navuga ngo babaje kuba baratengushye cyane nabo bashakanye, bituruka cyane navuga ngo ni uguhemukirwa n'abatware babo. So ndavuga reka nzicare mbahuze mbaganirize. Umwe aracyari mu nzira igoye cyane y'ubuzima, undi navuga ngo yatangiye kubona urugendo rw'ubuzima, ariko se bituruke kugira ngo umuntu yiyubake nyuma y'ibyo bikomere byose. Jeannette, naza kukwakira mbere ya byose ugira ngo banze usuza abantu badukurikiye. Binaturuka cyane ko ari ubwa mbere twakira. Imana iguha umugisha kuba yemeye kwitanga ku bw'uyu mwanya waduhaye. Asi Imana iguha umugisha kuba yemeye kubana natwe, by'umwihariko uwo mubyeyi uraza kumenya. Natekereje kuba yenda waramwumvisheho, cyangwa se utamuzi, cyangwa se ukaba ugiye kumenya ubu ngubu, ariko ndizera nashidikanya ko uraza kumenya byose. Jeannette, Yesu ashimwe cyane. Ahimbazwe. Umeze neza? Meze neza. Ndishimye kukubona. Ndanezerewe cyane. Ndizera ko turaza kugirana ibihe byiza cyane. Ni umubyeyi unyuze mu bikomeye cyane, turaza kugenda tubigarukaho. Uwo mubyeyi uramuzi? Twamenyanye n'uyu munsi mubonye. Uyu munsi umubonye. Uwo rero inkoni wakubiswe. Niba ari umunzenze, nawe ni umunzenze yakubiswe. Mbese muri make ndavuze ngo musa naho ubuhamya buhuje, ariko nubwo ubuzima umunsi budahuye, ariko amateka yanyu arahuye cyane. Rero nifuje ko nakwicarana nawe tukaganira, ariko by'umwihariko nawe nkaza kumwifashisha nk'umwe mu bantu naganiye nabo, nkasanga hari ukuntu muhuje. Asia, meze neza? Ya, meze neza cyane. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amahoro y'Imana abe kuri mwe mwese mudukurikira cyane. Banje kubasuhuza abakunzi ba Impanuro TV, bifuriza amahoro y'Imana, kandi turabakunda nkuko namwe mudahwema kutugaragariza ko mudukunda. Yasakoshi irimo iki se ko mbona kuyambika? Uyirambika hasi? Cyareka nyirambika hasi n'ubundi yariri kumvuna. Cyangwa harimo akantu? Wapi, harimo za mashini zanjye ngendana nta kintu. Ubise ko ntajya nzisiga. Iyo ni farumasi. Mubarire uyu munsi rwose by'imashini, abazishaka bahamagara iyo nimero, ariko sibyo nje kuganiraho uyu munsi. Rwose ntabyo ndi buvuge, se ko umfatiranye nigendera kandi uzi ko nyigendana. Pasa n'utu uzansanga. Zasanga mu gikapu cyane. Icyo uzambona nacyo, uzambona n'agakupo kangana gutya, ntabwo waburamo imashini. Jeannette, rero wihangane, nuko nguko ameze. Ni umubyeyi ugira courage, yanyuze mu bikomeye cyane, ariko byamuteye gukomera. Niyo mpamvu ushaka ko ikiganiro tugirana uyu munsi nawe
uza kuva aha ngaha umenye inzira yo gukomera kandi mu by'ukuri n'abantu badakurikiye baza gukomeza. Hari abantu benshi cyane twavuganye, hari abagiye batwandikira babonye ikiganiro cy'uyu mubyeyi mu minsi yashize ariko babura adresse y'ukuntu bamufasha, ukuntu bamugeraho. Nizere ko mugiye gufungurirwa amarembo kugira ngo n'ibindi byose bizagende neza cyane. Asiya, Jeannette turamuzi? Pasi urakoze cyane. Jeannette kumubona vis-a-vis namubonye uyu munsi ariko namubonye mu kiganiro ku Isimbi, mubona n'ahandi hantu kuri cano ntibuka. N'urugendo harya? Ntabwo nibuka. N'urugendo nimba ari kuri Rose TV, nimba ari kwa Bishop Brigitte, ntabwo nibuka ariko aho nibuka. Wumva waramubonye ibyo ari byo? Naramubonye. Maze kumubona nkurikira ubuhamya bwe. Pasi ubuhamya bwe bwanyomoye ibikomere bumfasha kwakira ibintu naraburiye ifato. Numva ndakomeye. Icyambabaje nashakishije nimero y'umubyeyi ndayibura. Ahubwo nawe uri muri ako gatebo? Cyane nashakishije nimero yiwe ndayibura pe. Aho yakoreye ibiganiro nta nimero yari iriho. Abanyamakuru banyirizo cano niho hariho nimero, none mpamagara umwe arananyihorera, nahanyitabiye yanga kuyima. Nahayenze kwiguhera. Shamva rwose reka mbabarira mbanze mvuge no kuri iki kintu Pasi. Urabizi nyine ngiye ubundi ifunguye kamera urabizi ndavuga. Iyi ni ukwihangana n'abakunzi banjye barabizi. Rwose. Pasi reka mvuge kuri iki kintu nkimbi. Kanegere bugufi. Nimba ukoreye umuntu inkuru y'ubuvugizi n'urugero. Uvuga uti abantu bamusengere, abantu bamutabare, abantu bamufashe arababaye. Warangiza ntushyireho nimero ye. Ubutekereza ko abantu bazamukura babaza hatuye. Icyo ni icyambere. Nanabivuge nanabitangaho ubuhamya byarabaye. Hari umuntu watanze ikiganiro cy'ubuvugizi kuri cano ntashaka kuvuga. Urabizi jewe kuvuga abantu wapi nzamvuga ibyanjye. Nabyo ubwabyo ni byinshi sinabivuga ngo mbirangize. Noneho umukiriya wanjye umwe atanga ubufasha kugira ngo afashe uriya muntu bo bari bakoreye ubuvugizi. We yanze gucisha ubufasha kuri nimero ya nyiri ikiganiro. Amwe ngo gemba bari uzaje kumundebera ampa n'ubutumwa ngomba kumuha nyuma y'ubufasha. Ngo yari amafaranga? Yari amafaranga 50,000 reka nanayavuge. Kashe. Nandikiye umuyobozi w'ikinyamakuru kuri WhatsApp arabibona, ambabarire nawe naza kubibona abyibuke. Message ebyiri nawe ndaza kubikwereka. Azisoma. Ndamuhamagara ntiyanyita bankohereza na message sana. Mbimusobanurira ko mfite ubufasha bw'umuntu amfashe amunshakira mpuze nawe. Aranyihorera. Amafaranga nayamaranye ukwezi kurenga umuntu naramubuze. Nyira amafaranga ndambwira umuntu naramubuze, amafaranga arayasubirana. Ayafashisha undi muntu. Ariko mu by'ukuri urumva uriya muntu bakoreye ubuvugizi yarahombye. Reka ngira ikintu mbasaba. Nimba ukoreye umuntu ubuvugizi cyatuvuga ugero nimba ntanze ubuhamya bugafasha abantu kuki udashaka gushyiraho nimero yanjye ngo noneho wenda nuri hari yashaka kumbaza n'ibindi abimbazi rwose. Numva rwose mwakabaye mushyiraho nimero nta kintu bitwaye gusa uwo muco ntago ujye ugira. Cyambona rwose ushyiraho nimero z'abantu abantu bakivuganira cyo kintu ndanakigushimira n'abandi bajya babikora ariko abatabikora cyo kintu mukigenzure mu gikosore. Nuko naje gushaka nimero y'uyu mubyeyi ndayibura ariko ndagushimiye cyane ko mpuje n'uyu mubyeyi muri iki kiganiro. Umubyeyi wahuye n'ibikomere noneho umva ikintu cyansekeje Pasi. Kuki ikintu cyagusekeje cyane ariko cyanakuye. Ni hahandi hawe je urabizi rwose ibintu byo kuvuga ngo byagenze gutya bicaha uwo mwanya ntawo mfite. Ntawo mfite wo kwirirwa mvuga ngo byagenze gutya ariko mukuri guhari ubuhamya bw'uyu mubyeyi bwankoze ku mutima buranyubaka bumfasha kwakira ibintu cyane ko numvise byinshi cyane twari duhuje mu buhamya bye kubijyanye n'urushako rwanjye. Nka kandi wancokoje nkakakubwira ngo nageze mu nzu mbura uburiri nawe ngo niko byagenze. Umunsi w'ubukwe ngo yagiye gusasa wenda araza kubyivugira se kubimuvugira ngo yagiye gusasa bo ku munsi w'ubukwe. Wavuze ibyawe se ko bisa n'ibyawe wavuze ibyawe. Nazanze tugahuje uko yagiye akabura uburiri niko nanjye nagiye nkabura uburiri. Hari n'utundi ariko Jeannette ndagukomeje nago ibyakubayeho naga ari imvura yakunyagiye wenyine. Gusa ngewe namaze kwiyakira ikintu cyamfashije kwiyakira cyane niringiye Imana. Fata umwanya ndasenga. Nyuma kurwaza bwaki
nyuma yo kurwaza bwake we ntukamunyibutse bwake kuko iyo unyibukije bwake basi uzi kwira bukira utifuza ko bwira kuko uzi ko abana bari bujye kuryama utazi ahantu uri buberekeze kavuge bwakesha uyivuga n'utarayirwaza uwayirwaje we arayubaha wajya kwera dodo bakakwirukankana ntabwo zitwa dodo ni ndamutibikanye zimwe zimeza mu gisambu z'umutuku zitwa ndamutibikanye kwiriye nyishura diyara none naragiye niringira Imana ndakomera ariko n'abantu bamba hafi nyirango muri cya kirori wabonye ko nashimiye abantu bambaye hafi abantu bamba hafi abantu baramfasha bampubufasha nza kubona akazi narabisobanuye uyu munsi nyine nawe urabizi ko ndi umugore wirwanye rwose niyo mpamvu ndi gukomeza Jeannette we Jeannette hari Imana ikora hari Imana irenganura abarengana kandi nawe izakurenganura humura ntabwo uri wenyine tukuri hafi zanyura yese kumva inzira zifunze bamushaka bakamubona oya iyo ugeze ku mpanuro byose birakemuka nukuri iyo ugeze ku mpanuro ikiganiro cya mbere nakoze nagikoreye ku mpanuro kandi nukuri nahabonye inshuti mpabona umuryango mpabona abantu benshi nukuri ntago rwose impanuro nta kintu nayiburanye Jeannette nawe ntacyo azayiburana ku mpanuro hari abantu beza b'Imana bazi gukomeza umuntu bakakuganiriza bakakomora ibikomere Jeannette ntabwo ndi gutinde cyane yenda reka maze fata akanya ntabwo turazaganira byinshi gusa nifuje ko bahuza kugira ngo Asiya ngenda ashaka ko yenda uza kudusangiza gatoya ku yindi nzira y'ubuzima yo kwiyubaka ariko bisa naho wumve kuko ndatekereza ikiganiro cy'ushobora kuba aracyumvishe cyose inshuro irenze mwaho kugira ngo ugende usesengura cyangwa muri impanga najyaho nkanasubiza inyuma rwose ati nibyo se cyangwa ndibeshye Jeannette ntabwo biba byoroshye cyane uyu ni umumama w'abana 4 yego Jeannette uyu munsi utuye hehe yenda ku muntu ugiye kubona Jeannette ni muntu cy'ubusanzwe Jeannette yakuze ate Jeannette yagerageje kubaka urugo ryari byagenze gute magambo yose kugira ngo tuze kubyumva n'abantu badukurikiye kuko nashaka abantu badukurikiye baza kumva Jeannette muze kudufasha kumwubaka ndategura byinshi ariko Jeannette ndamubaragije mumenye mushyize mu biganza byanyu ababyeyi inshuti abavandimwe abamubonye bakamukunda bakamubura muramubonye mbere ya byose banza tubwire nimero ya telefone tutarajya no kure kugira ngo n'umuntu wifuza kuvugisha yenda yarakubonye n'ubushize adashaka kumva ibindi bikurikiraho byinshi aguhamagare bigende neza nimero yanjye ni 0786 620 96 Jeannette nde batamuriza Jeannette yewe kunze umuntu mwitiranwa amazina yose cyangwa niyo ya Jeannette ni muntu ki yavutse ryari niba atari banga yavukiye he yakuze mu buhe buryo yagerageje kubaka urugo ryari mbese muri make duhiyo shusho ya Jeannette kuko nashaka abantu bamenya Jeannette ni muntu ki bamukomeze cyane ariko bamwumva bamuzi ngiye mvuka mu mujyi wa Kigali hariya mu Bibare n'ubundi Kimironko niho kavukire yanjye hari munsi y'urusengero niho mu rugo rwo mu Bibare nkaba mvuka mu bana 4 abahungu 3 nanjye mukobwa nge ndi umukobwa umwe gushaka rero urushako rwanjye nashatse ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa 3 2008 niho nashatse urusanzwe ubaye gute Jeannette ari muntu cyari kuntu umuntu akura yenda afite inzozi runaka wowe mu by'ukuri waruri muhe mujyo icyo gihe natangiye gusenga ndi umwana mutoya nakuze nkunda Imana cyane ibintu by'amanyanga ibintu by'ibyaha ntabyo nigeze ngenderamo kuko nakuriye mu nzu y'Imana n'impamvu natinze gusobanukirwa uwo muntu twabanye nuko ibintu by'amanyanga nge ntabyo nzi nari nzi ko umuntu wese usenga Imana nta bintu by'ibyaha akora byarangoye cyane rero iyo myaka yose twamaranye numvaga byarangoye kubyakira ntago ngiye nigeze ngendera mu bintu by'isi ibintu by'ibyaha rwose ngo mbe naramenye isuku imeze yamfatiranye rero mu myaka yanjye 21 nibwo twabanye nari nkiri umwana mutoya nibwo rero naje kwinjira muri iryo shuri ry'urugo urugo narumazemo imyaka twabanye imyaka 10
ariko ryari ishuri rinini cyane. Ryari ishuri ribi cyane ni njye mugeni bafungiranye mu rukiko twabuze amafaranga yo kwishyura imodoka. Twavuye mu rukiko 2008 hara Kimironko n'ubundi ku murenge wa Kimironko. Oya twasezeranye iwabo Irunda igihe hari Irunda na gihe hari Kamonyi. Ubwo ni hariya ku Ruyenzi ariko twiyakiriye iwabo mu rugo Irunda. Abantu twajyanye bose bari bamwishyuye kuko imodoka niwe wari wayizanye, amafaranga arayarya. Shoferi rero aramfungirana muri tagisi arababwira ati uyu mugeni ntari busohokemo hano. Ni njye mugeni wakoresheje ubukwe butarimo fanta, nta fanta zari zirimo kuko yabwiraga abantu ko umuntu yahaye amafaranga ngo yatorotse yagiye. Bahamagaye nimero koko bumva iyo nimero ntayiriho, ariko abivuga twavuye kwifotoza mu bintu bitunguranye tugiye muri reception. Ni njye mugeni watashye mu nzu, inzu bayidusohoramo nyimazemo iminsi 6 kandi yarambiye yuko inzu yayishyuye amezi 3. Iminsi 6 niyo yishyuye yonyine? Oya, iminsi 6 ntago yayishyuye. Ntago yayishyuye nyine bayidusohoyemo. Murakomera mama. Yewe yarambiye ko inzu yayishyuye amezi 3. Komera humura. Murakomera komera ihangana. Ubwo rero baje kunsohoramo hari kuwa 6. Yakoze ubukwe kundi wa 6. Ubwo nari maze icyumweru. Njya gushaka iyindi nzu hafi aho ngaho turimuka. Aho naho ntago twahatinze, twahabaye amezi 3. Andabira tunanira kuyishyura naho baransohora. Asi ni birebire. Ariko yenda tukiraho ngaho ku ruhande rumwe ubundi akenshi tujye tuniga mwahuye mu buhe buryo, mwahujwe n'iki, urukundo rwanyu mujya kwemerera kubana mwari mwubakiye ku kigire ngo yenda duse naho tuburira n'abandi bana b'abakobwa? N'umuhanuzi bagendanaga w'umukozi w'Imana. Nawe icyo gihe warasengaga? Narasengaga, twahuriye mu rusengero hariya Rehobothi Rukiriya 2 ku mudugudu wa paruwasi ya Remera. Niho twahuriye turi gusenga, uko tugenda tumenyana nyuma aza kumbwira ko yankunze ashaka ko tuzabana. Ariko wa muhanuzi w'inshuti ye yari yarampuje nawe, musaba igihe cyo kubisengera. Nyuma yaho rero umuhanuzi yaransanze arambwira ati wowe urimo uravunwa n'ibintu Imana yarangije kera. Uriya muhungu Imana iramwemera, simbivugiye ko ari inshuti yanjye, mbivuze nk'intumwa y'Imana. Ibintu byose urimo rero urimo urarushywa n'ubusa. Imana yambwiye yuko utagomba gukereza umukozi wayo, ugomba kumuha igisubizo kare, mukahita mupanga ibintu by'ubukwe mukabana. Ati kuko niwe mugabo wawe, kandi umunsi wamwanze nta wundi mugabo uzabona, uzarinda upfa ubuzima bwawe bwose, kandi n'ubugingo ntabwo uzabona. Yambitsemo ubwo bwoba kuko yavugaga indimi cyane. Abantu baza abahanuzi mubamuzi ukuntu baba batigita nyine, akubwira ko ukahita ubona ko Imana iri bukwice nutemera ibintu Imana imutumye. None yaje gutuburaho none atigita kurusha. Cyane yarambwiye ati nta soni, umaze ukwezi kose uri mu cyereza umukozi w'Imana, aturiya niwe Imana yemera, niwe mugabo wawe. Nubwo buryo twatangiranye urugendo rwo gukundana. Uburamwemereye? Naramwemeye kuko uwo muhanuzi twaramwemeraga pe, twaramwemeraga. N'abareba iki kiganiro barahita babimenya kuko abaririmbyi ba korari umucyo barabizi ubukwe bwanjye, korari umucyo ya Rehobothi, korari yanjye ndirimbamo barabizi, nabo barahita babyibuka. Ni ibintu byabaye ku mugaragaro, si ibintu byabereye mu rwihisho. Ibyo byose mu kugenda biba, we kugira ngo utere intambwe wumve ko umutima wawe mwakiriye, ugize mu mutima wawe mwakiriye wemeye kubana nawe, cyangwa bikoze kubera ubwo bwoba bwo kuvuga ati ni Imana yavuze? Pasi naba nkubeshye kuko njye muri iyo myaka yanjye nari ntaragira n'ibintu byo gukundana cyane. Kereka umusore umwe twakundanye twanaririmbanaga, niwe numvaga akantu k'urukundo mo gakeya,
nawe abahanuzi baradutandukanya bavuga yuko atari we Imana itanamwemera ariko uwo wanjye we numvaga ko nyine ngendeye ku itegeko ry'Imana ako nkumva ko tuzakundana nyuma numvaga nzamukunda kandi n'ubundi tumaze kubana naramukunze pe nuko yagiye ankorera amakosa menshi naramukundaga. Wafashe umwanya ubwira ababyeyi cyangwa se mufata umwanya ujya kureba ababyeyi be iyo ngingo yo mugize muyigeraho kugira ngo yenda mufate umurongo wo gukomeza kujya muri uwo mujyo wo kubana? Ababyeyi ni nayo waje kubyivugira njye byanteye isoni. Umugabo wanjye niwe waje kubyivugira byibwirira mama. Mfite mama papa nawe uri wa yarapfuye. Mama ukimara kumubwira we watinye kumubwira kubera ko n'ubwa mbere ugiye kwerekana umuntu ati nkundana n'umuntu? Nibwo bwa mbere nari nzanye umugabo mu rugo nyinshi cyane numvaga nabuze aho mbihera. We rero kuko ari umuntu uzi kuvuga yaraje arabyivugira arabibibwirira. Umukecuru aramubwira ati niba umukobwa wanjye yaragushimye njye ntacyo nabihinduraho gusa uzamenyera umwana wanjye yabyirutse asenga akunda ibintu byo gusenga kandi umutwaye ari umwana mutoya uzamube hafi rwose uzamumenye. Nari mfite 21. Yewe ngwe. Niyo yari icyuzura rwose 21. Nuko rero ubwo mutangira process y'ubukwe ujya no mu rwabo warahageze? Iwabo narahageze papa we turabonana na mama we baranankunda cyane. Nuko rero ibindi byaje gukurikiraho mu by'ukuri mujya gupanga ubukwe byo byaje gute? Ese mu by'ukuri yenda n'ikintu cyakoroheye kubyumva yenda kugira ngo utangire kubona ibyo bimenyetso by'uko umuntu nyamara ugiyeho atazashoboka byari bimeze bite icyo gihe? Tuva mu rukiko nibwo naje kubona ko ari umutekamutwe kandi abeshya. Mupanga urukiko? Tuvuyeyo amaze kurya ayo mafaranga no kutishyura imodoka bamfungiranyemo. Muri byagenze gute kugira ngo bigeraho? Mwarapanze mukusanya amafaranga mujya mu rukiko? Twakodesheje iriya modoka ya tagisi, zino tagisi za kera. Abageni twicaye imbere abaduherekeje nyine bicara mu myanya y'inyuma. Abantu bose rero bari barishyuye kuko no ku rupapuro byaragaragaraga. Uwishyuraga baramuvivuraga. Umugabo rero niwe wakiraga amafaranga kuko shoferi niwe bari baziranye n'imodoka niwe wari wayizanye. Akakira amafaranga. Amafaranga rero yamuhaye ayo guhagurutsa imodoka gusa ni nko kwishyura essence. Ayandi yose arayarya niyo yatwakirijemo iwabo. Ubwo nabwo ngo yarazi ko ari buvugane na shoferi ko azamwishyura nyuma asigaye. Shoferi rero tugeze aho twaviriyemo ubwo ibirori byose byarangiye n'abataha bitahiye mu mago yabo. Ninjye wari usigayemo na mama n'uwo mugabo wanjye n'umusaza wari wampagarariye kuko nta papa mfite. Nitwe twari dusigayemo. Umushoferi arababwira ati ibyo ntibishoboka ni mu amafaranga yanjye yuzuye mwampaye amafaranga make. Nibwo yahitaga akinga imodoka abwira turiya mukobwa arasohoka ari uko munyishyuye. Byabaye rwaserera cyane. Mama arebye ukuntu bamfungiranye n'ukuntu bari kumuserereza yayandi yose yari yasigaye arayishyura. Bukeye bwaho rero umuhungu yahamagaye asaba imbabazi avuga ati rwose mumbabarire nabikoze ngira ngo mbakire nyuma mvugane na shoferi nzamwishyure bukeye rwose mumbabarire. Aho ntago twigeze duhumuka ngo tube twagira gushishoza kabone ko twari turi kuri iyo mvugo y'uko Imana yanabivuze. Noneho na wa muhanuzi nawe yakunze kumba hafi arambwira ati biriya ni ibigeragezo kandi bibaho mu bukwe. Ni imigeri ya Satani. Ati mu bukwe bibaho rwose. Umuhanuzi mwagiye bundi mushyira agaragara nazongere gutuburira abantu. Biba aracyahari n'ubarahari nawe nareba iki kiganiro azabyibuka arahari. Arahanura cyane. Simbona gasana. Ariko Imana ashobora kuba yarihaniye wenda nawe uzamubabarire. Imana imbabarire nanjye ndamututse. Nuko komeza abambe. Aho rero ntabwo twagize gushishoza twumvishe ko ari ibigeragezo kandi wenda atari yo ngeso ye. Ariko maze kubana nawe uko kujya gusasa nkabura uburiri uko kugenda tuburira abantu baza kunyishyuza abo yagenda agafotora amafoto y'amazu akababeshya ngo ni amazu yacu kugira ngo abake amafaranga. Niho naje kubona ko mbana n'umutekamutwe kugeza ubwo noneho ibyacu bisohotse bigera hanze no mu buyobozi hose. Mutarabana? Twarabanye ahubwo twaranabyaranye abo bana bose kuko njye maze kubana nawe kenshi abantu ujya kubura uburiri
mwavuye muri reception fanta zarabuze urugo se rw'abageni wari utararutahamo yenda kwa kundi byo gusasa umuco gusasa mwebwe nta mwari gusasa nagiyeyo kuwa gatanu nka 2:00 rwose nari nagezeyo z'umugoroba kuko twatashye hari Masoro kandi ngenuye hariya mu Bibare Masoro na Bibare biregeranye nagezeyo nka 2:30 nta kurufunguzo rw'icyumba mfunguye mu cyumba mbona ni icyumba gusa kitagira matera kitagira n'igitanda ariko cyari icyumba kinini kirimo gasima se byibuze harimo sima mega parafo kuko umugabo ntamusanze mu rugo nahise numva ko wenda atarabizana yagiye nko kubizana kuko nene namuhamagaye arambwira ngo ari godiyari ngo hari ibyo ari kwirukamo muhamagaye ngo mubwire ko nje gusasa ntiyamfata numva ko wenda ari muri zagara y'ubukwe sinabyitaho manika amarido amashuka ndayasiga nyasigira umuhungu babanaga nababwira nti naramukaje umpumera no mashuka ngewe ndatashye mbasigira n'ubufunguzo rw'icyumba ndagenda n'umufiya wanjye turitahira mu gitondo ndamuhamagara nababwira nti se nohereza umufiya aze gusasa ko nimugoroba nasanze mu cyumba nta buriri burimo ati hoya ati byihorere ati twabirangije si washize amashuka se ntiyego ati byose twabikemuye nta kibazo ubwo rero numvaga ko byarangiye twarangije ubukwe niyo zagara yo muri reception byose byarangiye umaze kuromanga mu bukwe ninge muntu wakoze ubukwe hariya mu Bibare bubi bwanukiye abantu bose kuko bwari ubukwe buteye agahinda gusa yanga ko bajya gutwikurura mu cyumba yanze ko bajya mu cyumba cyacu abajyana mu kindi cyumba kuko nta buriri bwari burimo we yarazibanga baratwikurura birarangira abantu barataha turi kumwe nge nawe mu cyumba gutwikurura byarangiye n'abantu bose batashye nababwira nti se ko nta nkwano iwacu mwatanze ko Marina mbwiye ko nta envelope mwatanze kandi nkaba mbona naha mu cyumba nasanzemo akantu k'akamatera k'agasempure n'umuntu wakamutije nawe nabona iki kiganiro azahita byibuka kuko ejo bundi twaravuganye karagatirana yarambwiye ati karakamatera ninjye wakamuhaye turi abasore arakantira ngira ngo ni abasore bagenzi bazajya karyamishaho nawe rero ejo bundi twaravuganye iki kiganiro nakibona azahita byibuka ndamubaza ntibimeze biti ahita ambwira nabi cyane ambwira ati ibyo ntubimbaze kuko uyu mukobwa avuye iwabo aba yakowe byanarangiye iby'inkwano byo ntubimbaze kandi iby'uburiri uryame kuri ubu nutaburyamaho ubyihorere aho niho natangiranye niryo joro narizemo amarira numva ko ndize gitondo baza gutwara intebe mu gitondo 9:00 niho baje gutwara intebe so mwari babatije oya yari yambwiye ko intebe yazishyuye 50,000 izo bashyitsi bicayeho mushingirwa arambwira ati izi ntebe nazishyuye 50,000 ni izacu intebe rero bazitwaye mu gitondo 12:00 ndamubaza ni intebe ko bazijyanye ngo bareke bazitware ngo ntukajye ukurikirana ibintu byose iyo nagiraga ikintu mubaza we yahitaga ambwira nabi kugira ngo nceceke ibintu byose ntukajye ubikurikirana ntago ari ngombwa kubimenya tuzashaka izindi cyangombwa nuko ubonye umugabo icyo gisubizo yambwiye kuri matera mutakwirwagaho muri babiri kari akantu k'agasempure rwose n'uwo muntu wakamutije pasi nawe naguha nimero ye mukivuganira yakubwira iyo nkuru arayizi cyane kuko turavugana n'ejo bundi twaze tuganira we yaranambwiye ati ahantu uzongera gutanga ikiganiro uzampamagare nanjye nze mba umutangabuhamya kuko iyo matora ninjye wayimutije kari akantu k'agasempure gato gashaje ka kera ibyanjye ni birebire cyane ntabwo wenda twavuga ngo tubirangize ubwo buzima mu bya mwana wa mbere umwana wa kabiri umwana wa gatatu umwana wa kane muri ubwo buzima yenda nkwaje kugera imikorere iraboneka se byibuze mutangira kwiyubaka kugeza ubwo yenda mwabashaga kubaho ariko muri iyo myaka yose mwamaranye 10 ibi bikomeye cyane byagusigiye igikomere ku mutima na n'uyu munsi ukirwana nabyo kugira ngo ukire ni ibihe igikomere nagize mu bintu byose ni botike yanjye yagurishije ndi mu bitaro byagenze gute aho ngaho nari ndwaje umwana wanjye wa nyuma wa kane mutoya wagize imyaka 5 yagize ikibazo kwa muganga bamubaga nabi bimuviramo ubumuga na n'ubu afite ubumuga n'ubu ngubu arabufite kagenda gacumbagira
ndi mu bitaro rero botike yarayigurishije ayigurisha ntahari abizi ko ndwaje umwana arangije aragenda nabwo telefone ayikuraho anyiba ibikoresho byose byo mu nzu byose ibintu byose arangije arigendera telefone ayikuraho yamaze umwaka urenga atarashyiraho telefone icyo ni ikintu cyankomerekeje mu buzima ntazibagirwa abizi neza ko ansigiye abana 4 bakeneye kurya bakeneye kwiga abizi neza ko ansize iwacu mu rugo nabaga iwacu mu rugo ku mubyeyi nawe utishoboreye wibera mu rugo mukecuru wawe ubwo mama wanjye arangije aca harigendera icyo ni ikintu cyankomerekeje no mu rukiko icyo kirego kiriyo nicyo kintu cyankomerekeje mu buzima wenda ibyo kutampahira ibyo kutanyitaho byo nari narabyemeye naranabyakiriye ariko ntabwo ugeze gukubita cyangwa keretse rimwe yagiye kunkubita DVD nabwo twicaye muri salo icyo gihe yari yaganirije abana nyine ari kubabwira ngo ububi bwanjye babwira ati nyoko ni mubi nyoko yarananiye ati mwabana ngenda ati burya mba mpunze nyoko akana kanjye kitwa Debora ka kabiri k'agakobwa niko kamubwiye ati ariko papa uratubwira ngo mama ni mubi iyo udusize ukagenda ntabwo usanga twararwaye bwaki nuna dusura mu rugo rwose ako kana kazakubwira n'akana kari shapu kazi kuvuga kubera icyo tubwira ngo mama ni mubi yahise ahaguruka mu kubita urushyi abwira ngo sinkavuge ngo nawe uvuge ubwo rero naratashya ntura uwo mujinya kuko ibyo yabwiye abana batabyumvise ambwira ati usigaye unteranya n'abana asigaye mvuga bakavuga ubwo aterura ya DVD agiye kuyinkubita mu mutwe twe twicaranye na mama muri salo agiye kuyinkubita abona nteruye umwana ahita agikubita hasi kirashwanyuka abanyerondo baraje muri karitsiye nabo barabizi nahise mpamagara mudugudu yohereza abanyerondo kugira ngo baze bakize iyo ntambara nabo barahageze ikindi kintu kibi yankoreye ntazibagirwa ni umunsi twarwaniye icyuma nabwo agiye kukintera Umugabo w'igitsina kuko byari biturutse ku ki arambwiraga ati wowe ati sinigeze nshaka kubana nawe nta nubwo nigeze nkukunda ati kandi icyo nshaka nzakigeraho ati kandi ahantu hose uzajya ujya kurega ntago ikirego cyawe kizumvikana kuko ngewe ndi prive niko yambwiraga ati ngewe ndi prive aho uzarega hose ikirego cyawe ntikizumvikana prive mu biki ntago mbizi n'ukuri ibintu byo kuvuga ngo prive ngewe numvaga ari ay'ubusinzi sinanabihaye agaciro n'inzoga yakandaga icupa yanywaga inzoga cyane kandi yari umurokore nyuma yaho yaje kwerura rwose ashyira hanze akajya byerekana abantu ko anywa inzoga na pasiteri twicaranye ari kuduhana aduhanura yaramubwiye ati ibyo wakora byose ntabwo uzambuza inzoga yaranamututse yatutse pasiteri mu magambo atuka pasiteri cyane amutuka urututsi rubi cyane amutuka urututsi rumeze nka rya tungo ritaribwa ntabwo narusubiramo pasiteri aramubwira ati ibyo wanuka byose ngenda umukozi w'Imana wasizwe icyo nkusabye icyo gihe yari yahuje umurongo wanjye n'uwe kuri telefone afata telefone yanjye ayihuza n'iy'abantu bakambura kandi telefone niyo mpigiraho ubuzima bw'abana banjye hagize n'ubona icyo kiraka cyo kumesa cyangwa gukora amasuku ngewe ibintu byose ndabikora yanshakiraga kuri iyo telefone noneho uwampamagaraga hitabaga uwo mugabo wanjye rimwe na rimwe akanabatuka hari n'abo yatukaga njya kubwira pasiteri mungingingire rwose mwinginge basi wenda ashyirireho telefone mbashe kuvugana n'abantu pasiteri rero aje kubimubwira niho yahereye amutuka icyo kintu ababwira ati yamututse igitutsi kibi nyine cyamunaniye kukivuga byananiye kuko aho naho nahagiriye agahinda nimwe rinde umutekano w'urugo ahise amutuka icyo gitutsi pasiteri arababwira ati icyo wanuka cyose ndagusabye fungura umurongo wawe n'uyu mugore ugire telefone yawe n'umugore agire telefone ye ubaye utabikoze nge ndamuherekeza kuri RIB tujye kukurega kuko iri ni ihohoterwa aho rero niho natangiye kubona ko noneho umuntu mbana nawe kuko icyo yambwiye azakigeraho
kuko yarambwiye ati njye icyo nshaka kandi nzakigeraho. aba yeguye icyuma turwanira icyo cyuma rero nabwo yashakaga kugira ngo ntabijyana mu buyobozi, dore aka kugira ngo kamere gutya ni akaboko yangoronzoye ndi kukimwaka ashaka kukinyambura. Bita nirukankana icyuma nkijyana mu mudugudu nibo bankoreye raporo tuyijyana kuri ribu. Naho ngaho ibintu byanjye byose byahise bisohoka, kuko iyo myaka yose nayimaze naracecetse numva nta ruvugiro mfite, kuko yarambwiraga ati wowe uri ikigoryi cyo mu barokore nta n'ikintu wavuga ngo kinumvikane, nabari abapasiteri bawe nabo ngiye kubashyira hanze mbarege ku buryo nabo bazakorwa n'isoni, kuko yabishyize mu bikorwa. Yagiye arega ahantu henshi hatandukanye, yareze kuri ribu ya Kicukiro arega itorero ngo nibo bamusenyera, ngo nibo bari inyuma y'isenyuka ry'urugo rwe, ngo barampanuriye ngo nzashaka undi mugabo, ibintu by'ibinyoma bibi cyane, kuko bari bamaze kumumenya. Yareze ahantu henshi, aho hose bita agaciro, kuko njye navugaga ukuri kwanjye kose. Byageze aho ndavuga. Ugeze urafunguka? Narafungutse ndavuga, kuko nari mbibitse igihe kinini, naracecetse nkabiririmbiraho, nkabisengeraho, nkabijyana muri ibyo biraka nshakisha ubuzima bw'abana, naracecetse numva nta ruvugiro. Ariko byageze aho ndatobora ndavuga. Ni ikintu navuga ngo kibabaje, ariko navuga ngo yena ni inzira yo gukira kwawe. Byiza cyane ko abantu bamumenye nawe, kandi Imana irakuzi. Ni byiza cyane rero, ariko yenda twihutishije gutandukana nawe 2018 ubwo nibwo mwatandukanye. Umwaka ntabwo nkwibuka ko hashize imyaka 2 n'igice. Ni mbere corona yari itarasakara cyane ngo imenyekane mu bantu. Mwakoze divorce mu mategeko cyangwa yaragiye nawe uragenda? Oya, icyo gihe maze kwerekana icyo cyuma yaragiye kuntera, we yahise atoroka aragenda. Ni nabwo yanyibye bwa nyuma, noneho n'ibintu n'imyenda yanjye yose aratwara aragenda. Kuri ribu rero baramuhamagaraga akanga kwitaba, kugeza n'ubu yanze kujya kwitaba. Imyaka 2 n'ikirasize. Ariko ubwo kuri ribu barambye ati yaboneka ataboneka ubundi turabyohereza mu rukiko, wasaba gatanya cyangwa waburana ibyo yakwibye nibi byihohotera ntago tubiza. Ariko nge nahise nandika nsaba gatanya. Ubu rero biri mu rukiko niho bikiri. Mani gufashe kandi bukomeze cyane. Ubwo abaragiye abaraturutse usigaye mu rwo wenyine. Sasa rero ubuzima noneho, sasa rero urumva ubuzima wari warashatse bwose yaragusenye, rimwe gusenya kabiri bwa gatatu arakurundumura, noneho ihurizo noneho winjiye mu ry'ubuzima niriye. Ibintu byose yarabitwaye pasi, nta kintu na kimwe yansigiye. Nta kintu na kimwe navuga ngo ndaheraho ngo shakishe wenda imikorere nongere nisubirire mu bucuruzi bwanjye. Ibintu byose yarabyibye mu nzara turongera arigendera. Hasigira abo bana ku buryo ako kana kanjye ko kanyuma kagize imyaka 4, kagize imyaka 5 katarajya muri garidiyene. Mwana akicara akambwira ati ariko mama kazi kuvuga, ati atuzi ko bebe ajya ku ishuri nkasigara hano, ati ngiye nzajya kwiga ryari. Pole hano uyu munsi musaza we, hari musaza we nawe wa gatatu nawe ntabwo yiga, bose biga muri leta. Abo bakuru muri leta aho ntibirukana, ariko ikibazo ni ibikoresho, kubona ibikoresho no kuba nta kintu ufite cyo guheraho, nta kazi. Baragusenya kweli. None se turavuga ngo Jeannette, amatepora ubayeho gute, imibereho, kurya se, ukora se, mu by'ukuri bimeze bite wowe uyu munsi wa none? We agize amahirwe ndabona ntabwo urase warwaje na bwaki, ariko numva ariho byototera. Mana yarandengeye ntibarayirwara. Kurinde rwose. Bimeze gute umunsi ubayeho gute? Twavuga ngo urebera gucungira kuki ubuzima buhagaze gute uyu munsi wa none? Ubuzima bwanjye ni ugukora akazi, ibiraka by'ubuyede. Iyo ngizaho mbona ubuyede ngenda bukora, sinjya mvuga ngo akazi ngo nagasubiza inyuma. Iyo hagize nk'umuntu nyizera wenda akama nk'imari, ndagenda nkamucururiza nkakuramo ayanjye, tuba twavuganye igiciro.
niba ampaye nk'inanasi kuri 600 ngenda zigurisha 700 cyangwa 800 nze kumushyira ye ya nyungu yavuyemo ibi yanjye gaburira abana. ngira ikibazo rero nk'iyo nagiye nk'uko gushaka ibiraka byo kumesa n'ubuyeda, abantu benshi bakunda kunyikanga kavuga ati umuntu umeze kuri ati reka turiya ni maneko, kuko najunguje n'agataro, najunguje akabase hari inyuma y'isoko rya Kimironko. Abantu twakoranye nibabona ikiganiro barahita bamenya. Kenshi abazunguzayi bakampunga bakavuga ati reka turiya muntu usa kuriya ni maneko, mugendere kure. Njya ngira rero icyo kibazo rwose, ariko ntago ndi maneko, njya akazi kose ndagakora. Babonaga inzobe disi wakarabye wese zikavuga ngo buri nicyo kibazo rero abantu b'inzobe bagira. Umuntu w'inzobe ntabwo bajya bemera kwakirinya. Nicyo kibazo. Uzi bure kwa kundi tuvuge niba yakarabye akavuga ati reka kugira ngo nasa nabi, reka yagira akafite nk'akotoro k'ijana agasiga mu maso na hehe. Umuntu w'inzobe none wambaye nk'akenda gafuze nka gutya aravuga ati yarakiza bari marabora. Humura haracyari ibyiringiro. Nubwo igiti cyatemwe cyakongera kigashibuka. Cyakongera kigashibuka. Wowe ikintu cya mbere ukwiriye gukora ni ukwiringira Imana. Ikindi nakubwira Pasi, hari ikintu tutakwirengagiza. Imana itubwira ngo nzabagerageza. Haba mu mutungo wanyu, haba mu rushako ndetse no mu rubyaro. Hari igihe uriya mugabo yari ishuri kuri wowe Jeannette, sibyo? Hari igihe kiri ari ikigeragezo cyawe Imana yakugerageje kandi uracyari mutorega, wanabona n'undi mugabo da kanagukunda rwose akakwibagira wese ko utarabitekereza. Mwese ko ngiye ko nabuze unkunda, hagize unkunda da hagize Defanye nakubwiye ni yefite abana benshi. Niwe n'uyu nguyu afite 4, ngiye mfite 3 banye, nkagira n'abandi bana 5 ndetse. Kwisukira umugore w'abana 8 koko. Nago biba byoroshye Pasi. Abantu babyemera ni bake. Turi bake. Muri bake. Se nkawe koko. Wewe wabura kujya kwishakira agakumi mu ngana k'imyaka 21. Gusa nanjye nimura n'umuhanuzi akambwira twine. Ntago njye uramuhanuzi namucira urubanza, kuko Imana icyo nemera nashidikanya, Imana iratubwira ngo ese mutekereza ko muzabaho gutyo gusa mutagezweho n'ibigeragezo nk'ibyo bababanjirije. Ngo nzabagerageza mu rushako, mu mutungo ndetse no mu rubyaro. Jane humura, ntuzacogore na rimwe ngo ucogore gusenga ikintu cyose utagize mu ruhare Jeannette. Jya ujya imbere y'Imana ugurutse Imana kuki ibingibi wabyemeye. Kuki wabyemeye cyane ko yabyemeye ifite impamvu. Hari igihe ibingibi biri kukubaho ari byo bigomba kugukomeza, ahubwo ukazava umuntu ukomeye cyane kuruta ibyo wowe watekereza. Kiriya ni ikigeragezo rero Pasi, ntabwo ari ibintu biba byoroshye, bara ntukabone nseka. Ukabone nseka uri kwiyamahoro mu mutima. Mba ndi kwiyakira nyine ko naje gusanga iyi si n'ubundi nta miyaga, sibyo? Umugabo natakugerageza, umwana azakugerageza, umuturanya kugerageze. Satani yemereye Imana ngo nzabaca iburyo mbaca ibumoso nzabagerageza. Rero dukwiriye kwemera ko ibigeragezo bitugeraho, ariko intsinzi ni ukugira gute? Ni ugukomera. Nsa nakubwira cyo komera, wihangane, kandi ni ukuri buryo wungutse umuntu uba wungutse izindi mbaraga rwose. Ndatekereza ko abantu bakurikiye iki kiganiro ni ukuri nakwinginga. Naganiriye na Jeannette mbere ya kamera, twaganiriye byinshi cyane, ariko mu by'ukuri uyu mumama bantu mugira umutima utabara, baba ari abagezweho n'ibyatugezeho, baba ari ababayeho mu buzima bugoye, ndabinginze mushaka ukuntu mwavugisha Jeannette. Nukuri Muvugishe, mumukomeze, mumusengere, mumugire inama, kuko muri imbaraga ziwe. Basigiye iyo ntaza kugira abantu, ntabwo nari kuba uyu munsi nyine ibintu byose mbica amazi. Giye namaze kubica amazi kera. Narakomeye, nariyubatse, Imana naramfashije ndiyubaka, namwe mwese mwagiye mumfasha,
ariko navuga ngo na Jeannette nahumure haracyari ibyiringiro gusa icyo nakubwira cyo ntucogore gusenga. Ikintu cyansekeje ni kunambwiye ngo umugabo akimara kugira nubwo umugisha wawe wafungutse yajyanye n'inyatsi n'imyaku n'imikoshi yose yagiye abijyanye. amen urumva uriya ntabwo yaruwe tuvuge ngo Jeannette ntabwo yaruwe uriya ntabwo yari umugabo wawe mutegereze ntabwo araza ntabwo araza kandi azazana n'imigisha myinshi yo azaza azanye imigisha myinshi bya bindi byose yakwibye Imana iraje ibigukubire Imana iraje ibigukubire kandi Imana iraje gukorera igitangaza pasi nkivuge oya ndaza kukivuga inyuma ya kamera rwose yenda sinshaka gufata umwanya munini cyane ariko nashaka kuvuga kuri iki kintu Asia hari abantu benshi cyane muhuje noneho nturako turi kuvuga bino abantu bakarira ubu hari abandi bafite ibirenze n'ibibazo cyane none ubu hari wahogoye none avuga ati disi ndabizi mu bintu yenda byinshi cyane wamenye kuri uyu mudamu icyakubabaje kuruta ibindi uyu munsi wa none mu buzima ari uyu munsi wa none bino bigereza gihura nabyo yenda nko yenda abantu bagira amerwe kumenya ugasanga iza zirafunze n'ibindi bitandukanye ikintu cyambabaje kuruta ibindi ntago nababajwe n'ubuzima yaciyemo ahubwo nababajwe n'ubuzima ari mu uyu munsi uyu mumama ni wangu abana be babiri ntago bari kujya ku ishuri kurya ni ikibazo nabari kujyayo ntibari kwiga neza nabari kujya ntago bari kwiga neza urumva hari gahunda leta yashyizeho yuko abana bose bagomba kurya ku ishuri ariko hari amafaranga leta itanga natwe tukagiraho dutanga ayo ngaho Jeannette yarayabuze gusa Jeannette twaganiriye urumva kiriya kibazo ndaza kugikemura ndaza kugikemura kiriya kibazo cy'abana batari kurya ku ishuri bariya bari kujya ku ishuri ese ngo nuyikemura uyu munsi ibyejo bizagenda gute nyine ndagikemura uyu munsi ariko nihagira n'undi nawe atereho utwatsi kurumva nanjye mfite udupfubyi ndera nishyurira amashuri nanjye nyine mfite utuntu twinshi ariko ni ukuri uyu mubyeyi yarababaye pe n'undi muntu ufite umutima w'impuhwe waba ufite 500 waba ufite 1000 waba ufite ikiro cy'ubugari ni ukuri ndakwinginze ndaje nanjye nisake ndeko no kuri ticyari kintu ndi gusagura isaka kano kanya nkure reka nisake rwose tatuyobya shara bajyamwe ngo turisaka ikiganiro cyarangira ngo rega reka nisake rwose ndebe ko hari ikintu ndi gusagura kwitike zinga nagiye kumuha umuti wa hamibye mbona ikofi yanjye sinamagara mwuka Imana ngayo go niko kombo ni kofi yanjye irimo impamagara igihumbi Imana gitembere ambayeho ayasha harimo n'ibindi bitanu Jeannette kankuremera akagatike Imana ihere kuri aya mavuta makeya najye kugura amata y'abana byiza aya ni amavuta ariko Imana ihereho kuko Imana iratubaza ngo ufite iki ngo mpereho Mana uhere kuri ibi bitanu utuburire Jeannette abone ibyo kurya by'abana abone ibikoresho by'abana ese Jeannette ufite inzu yawe ubamo oya mbi wacu mbana na mama Imana igutera inkunga mama we yarakoze kukwakira ariko n'ukuri abantu bakuri iki kiganiro muhere ku umuntu wese ufite umutima utabara areba ikintu rwose yamarira Jeannette pasi ndashaka gusaba ikintu kimwe mbabarira uzasure Jeannette ngewe wenda nari umugenzi nigendera nagatike we ni nayo nayisaguye ku gatike ariko essence izakujyana gusura Jeannette amashini nagurishije se uyu munsi sha imashini cyangwa nayigurishije ariko nayamaze ntayaranguje witurangura mpita ndangura ko nanjye mbafite agashoro nyine umva ikibazo nanjye mbafite agashoro gatoya iyo ncuruje umukiriya umwe nkurahayo kurya ndi nkongera nkayaranguza abana oya nkurahayo kurya ngakura n'utundi duke mba nkeneye utundi nkaturanguza kuko ntabwo mba mfite igishoro kinini mba mfite agashoro gato ariko nzi kugakoresha neza nkirinda kudepansa ibintu byinshi birenze amafaranga nungutse njye impamvu ndi kubwira uyu munsi njye mfite business yanjye namaze no gukomera umutima namaze gukomera ubwo rero urumva mbasha gutunga famiye yanjye mu bushobozi bwanjye buke ariko pe Mana ntacyo ngushinja gusa abakiriya banjye inkunga mugomba kumanukungurira no kunyamamariza baguhamagare rwose bampamagarire abantu bafite ibibazo bitandukanye bampamagare ndetse n'abandi muzi n'abandi babifite uburwayi ubwo ari bwo bwose babanzanire havuye munsi ndagakora ariko ubwo waruzi undi mugisha Imana yampaye akaboko gakiza uzi ko umuntu wese mpaye umuti arakira
ukuntu Imana yampaye akaboko gakiza. yakunaniye ni corona na sida. Corona na sida iriya ni virusi, ariko Imana nayo none se Imana itarimo yashakira igisubizo. Sida yabonewe umuti ugabanya ubukana. Uyu munsi nta muntu ugipfa azize sida. Corona virusi twabonye inkingo. Keretse inkingo 3 zose ubu ndanashimangiye. Keretse umuntu uzapinga kwikingiza, ariko ubundi twabonye inkingo. Ahubwo icyo nabwira abantu ni mwikingize, hanyuma twongere dusubire mu buzima bwiza bw'umudendezo. Nabonye hasigaye haboneka 3 mu gihugu hose. Yes, kuko abantu bitabiriye kwikingiza. Iyo wikingije covid ikugezeho isanga ifite ubudahangarwa. 3 ndazujuje. Nuko rero Jeannette uri kusaba nzamusure kubera iki? Ndi kugusaba kuzamusura ugere mu rugo, kuko akenshi hari igihe twumva wenda ubuhamya n'iki, ariko iyo ugeze mu rugo byibuze ubasha kumenya ngo se ishusho. Mugani asaga babona gutya bakabona ino nzobe bayikubitaho kamera kabona irakeye. Nimba ari essence uzayimbaze. Nikubaze. Kanshaka n'abakiriya babiri. Mbwira yenda bahita banakugura kano kanya bagushakire. Nshakira abakiriya babiri rwose. Nahita nkuboneraho essence yo kuzakujyana kwa Jeannette. Uko rero ntabwo twasoza, ariko Asia iyo essence urayemeye? Essence nayemeye rwose. Reka ntahe nyene nje kwamamaza ngere mu bakiriya banje bose. Urumva ndemera nshyiraho na promotion. Yereka mpita nkwamamariza abantu barwaye igifu kidakira, abantu barwaye amibe zabazengereje, abagabo batubaka ingo neza uko byagenze, abagore bafite uburwayi butandukanye, haba rwose Asia arakoraho rikaka. Ariko icyongeye kuri ibyo byose maharana. Abagore babuze urubyaro, hari impamvu runaka ushobora kuba warabuze urubyaro, ariko ibyo ari byo byose maharana uyigerageze, nitakubera igisubizo uzagaruka umbaze. Hamagara Asia kuri iyo nimero rwose mbone essence nanjye ngende, ariko tuje gutabara mama Deborah. Nukuri kandi zaje. Nukuri uzaje upenda kwingenza. Nuko bwira nta kibazo. Uzaje ndakwiye telefone abantu bakugurire ni 078542 zisubiremo 078542 abantu mugure. Mfite ibintu byinshi byiza, mfite amakorogati meza, mfite amasabune meza yo avura indwara zo ku ruhu, mfite ibintu byinshi bitandukanye. Mu mamagare mungurire mbone rwose essence yo gufasha uyu muvandimwe ajye kureba mama Deborah. Kujyayo byanga byemera n'abandi babishoboye rwose, ariko icyo nshaka nuko mushyigikira uyu mubyeyi yitwa mama Deborah cyangwa se umwite Batamuriza Jeannette. Avutamuriza akarira gahogora, yewe avutamuriza akarira gashavura. Umva ntabwo uzigira urira kandi abantu b'Imana bakumenye. Rero ihangane siko bizaguma, n'isaha Imana itaragera, ibigeragezo sakaramata, n'isaha Imana itaragera. Ushangwa se muri ADPR ndabyibutse. Ije nari umukristo wo muri ADPR hari asengera, gusa wenda nuko nari nkiri umwana mutoya, wenda nawe yari mutoya ko ndabona dusa naho turi mu kigero kimwe. Byashoboka da? Uyu nguse? Oya, ndabona dusa none se mu gitangaje. Yarongowe ku itariki ya mbere z'ukwa 3 2008. Nari nararongowe ku itariki ya mbere z'ukwa 2008. Cyo bintu wabyemeye n'ukuri kw'Imana. Ubu nawe waje kubura uburiri imbere. Nabuze mbere abubura nyuma yanjyeho gato. Wari warahorose we. Buriya none hagera wenda abana be nuko wenda ntabazi, ushaka kuzasanga bari mu kigero cy'abanje. Reka usoze ngira ikintu ubwira abantu bagakurikiye uyu munsi wa none, utubwire ibyifuzo ufite muri iyi minsi usengera cyane binagaruka cyane ku bituma uyu munsi wa none wumva wowe ubwawe wavuga ati bino bintu biramuka bikemutse, nzicara nshima Imana kandi senge mvuge ngo Mana uri Imana, uri Imana, Mana uri Imana, uri Imana. Gutyo Mana. Ibyifuzo nsengera ni ukongera kubona Imana impaye igishoro, nkongera nkasubira mu bucuruzi bwanjye, abana banjye nkabarihira uko bikwiriye, nkabambika bakarya uko bikwiriye. Ibyo bintu rwose ndabisengera cyane. Imana inciriye inzira, yabingiriye neza, yabinkijije umwaku n'umubabaro wose, n'urubwa rwose rumvuyeho, nkabona nanjye ngize icyo nkora mu rugo umubyeyi wanjye, kuko nawe biramubabaza. Ntabwo ashaje cyane, ariko iyo abonye ubuzima ndimo nawe biramubabaza.
nanjye nkajya amanukana inshyushyu nkamutekera inshyushyu kuko yaramfashije muri ibyo bigeragezo byanjye byose yambaye hafi nawe akabona ko hari ikintu nkoze nk'umwana we ibyo bintu byanezeza cyane rwose komeza tubwira n'ibindi rega ibohore ubu ngubu wisanzure Imana igiye kubihindura kasi ibyifuzo ni byinshi pe Imana impinduriye ubuzima yabingiriye neza Imana iguhe igishoro iguhe amafaranga wishyura abana ariko byibuze cyambere guha imikorere kuko imikorere niyo soko y'ibindi byose bishobora kugera kuri wowe abatumisha nimero yawe isubiremo amazina batamuriza Jeannette maze ubundi hasigaye dusoze ikiganiro kandi dushimire abantu bose babanye natwe nimero yanjye ni 078 620 626 batamuriza Jeannette muhamagare musangire ibitekerezo Imana igumisha asiya kuba wemeye ko witangira uyu murimo wacu ku bidushyigikira kugira ngo tuzagere kuri uyu mubyeyi nashaka azaba ari inyuma ya Rusi nzagenda mugereho kandi zirikari ibintu bizakoreka bikomeye cyane hari igihe abantu badukurikira nkuko batse aba bana barahari ubundi ubwo buzima ubundi birahari umupasiteri twagana bango barabajya kwifotoreza ku mazu cyangwa se bagatira abana ibindi nk'ibyo ngibyo batazajya bagira ngo ni amakinamico gusa ndizera nashidikanya ko bizagera neza turabakunda cyane abantu babanye natwe tubabwire ngo Imana ibagirire neza kandi kubana natwe n'ibyumugisha kandi Imana ikomeze kubagira neza bahindurira ubuzima nkuko yabuhinduriye Asiya nkuko agiye buhindura n'abandi bose bayabesi ibuhindurire na mwene data Jeannette n'abana be n'umubyeyi we ariko Imana ibabarira umugabo we ndetse imuha umutima wo gusaba imbabazi kugira ngo Jeannette azabashe gukira ibikomere turabakunda nakagaruka mukomeze kugira ibihe byiza Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe